Hello everybody, nje ndi Bosco Nsabimana nickname nk'abandi hano rero mu karere ka Nyamagabe kugenda nganira na bamwe mu bana twakuranye. Uyu nguyu aratangira yibwira abantu bakurikiranye channel ya Kamatoki TV live. Witwa ndamazina yawe? Banyita Sise. Sise. Yes. Sise ryonyine? Sise ndiryo bampimba nyine. Ubundi amazina yanjye nitwa Wanjye Jibril. Wanjye Jibril. Yes. Sise buragaje ku kazina gasobanuye iki? Se. Se nyine nagahimbano nyine. Nagahimbano nyine baba barampimbye nanjye naramenya neza. Mu kiganiro na Kamatoki TV tugira umwanya wabyenda gusetsa aho mba nkubwira ijambo ukarisubiramo nkuko ndivuze. Uriteguye? Vuga ijambo gukanda subscribe. Ukanda subscribe. Urakoze cyane. Urareba ko numwe mu bana ba hano mu cyaro ariko basobanukiwe kuvuga ibintu. Sise ukunda gukora iki hano? Gukora iki? Kijyanye n'ikisugo. Ikintu wiyizeho nyine ukunda gukora nk'abana bo mu cyaro, gukina umupira, utuntu twose turi aho ngaho. Nkunda gukora se? Cyane nko kubyina. Uzi kubyina cyane? Reka nsubira inyuma aho gakiya nk'intambwe utera agapaka mwe byibuze ku buryo umuntu wese uri Kigali ashobora kubona yuko uzi kubyina. Agapasi kameze gute? Akariko kose ko wabyina kose nyine to ku buryo yes. Yes, urakoze cyane rero bamwita Sise. Murabona ko n'umwana ushabutse cyane hano uzi ibintu bijyanye n'imibyinire, nawe turaza kugenda tuganira ku rwego rwe turujyanye n'imibyinire. Umwari musanzwe munzi Sise? Twari tukuzi cyane aho. Harya unzi twacanye mu biki, tugerageza wibutse abantu ubuzima twagiye ducanamo kugira ngo byo. Mu bintu byinshi twararagiranye. Twararenganywe nyine tujyana gutashya, kuvoma, ibintu nk'ibyo. Twarakuranye muri rusange. Twaranizerega ku kigo kimwe. Twaranize ku kigo kimwe nyine mu wa 5. Yes. Aha none se aho nagiriye I Kigali murabona hari impinduka zanjeho? Warahindutse cyane. Ku bijyanye n'iki? Warakuze. Sareza. Nago wabigeranya nka mbere nyine. Okay, none se ubu mwabyakiriye gute kuba nabasuye nk'abana b'inshuti zanjye? Murareba ko nge nago njye nibagirwa ntanjye ndaza nkahera kuri ba bantu twakuranye. Mwabyakiriye gute kubona inshuti yanyu ivi Kigali nize yabirengagije nkongera nkaza nkabasura nkagenda mbaganiriza? Mwanyakiriye gute nyine kuba mubona nabasuye n'ahanga mu karere ka Nyamagabe? Twabyakiriye neza cyane kubona umuntu mutari muheruka nyine yari n'inshuti yawe cyangwa se yari inshuti y'abandi, ibintu biba bidasanzwe cyane. Okay, none se Sise weho nta kintu wumva nazakuzanira munsi nzaba nagiye Kigali cyangwa se ngo ube wumva wifuza kuhajya ngo nawe ugire impinduka nk'izo nageze? Impinduka? Cheka nyine unzamuriye n'impano yanjye ndayo kubyina, dore ko nzi no kuririmba ariko ntabwo mbizi neza. Nibihe uzi neza ari ukuririmba no kubyina? Kubyina nibyo uzi? Tuzagerageza kuko ubu ngubu nsigaye mfite ikinyamakuru bita Kamatoki TV. Nzagerageza ntabwo muhumure rwose, buri muntu wese ufite impano uko Imana izagenda inshoboza nzaza nifatanye namwe, ntabwo nareka kubazamura. Nimba byakunda harya munzi kuri he zina nyirinaha? Zina ni Kabosi. Izina ni Kabosi. Ubu rero nsigaye nitwa Bosco Nsabimana. Murumva yuko iryo niryo zina inaha ngaha bari banziho abana twagiye dukurana. Uyu rero bamwitaga Sise, nawe n'umwe mu bana twagiye dukurana nkuko twagiye tuzenguruka abantu tubasuhuza. Nire jambo wabwira abantu bari bakurikiye kino kiganiro dusoza? Jambo Jambo nabwira. Jambo nabwira no kujijuka nyine bagatinyuka, niba ufite impano ukayerekana ko hari aho byakugeza. Harya ngo wiga mu wa kangahe? Wiga mu wa 4. Mu wa 4 segonderi? Yes. Ijambo play risobanuye iki? Play? Hari play yo gukina, hari na play yo gusenga. Ijambo swimming? Swimming bivuze koga. Koga. Naho ijambo sleeping? Sleeping bivuze gusinzira. Urumva ko rero n'umwana ujijutse, urumva ko amasomo ye hari n'ibintu bimwe mu bijyanye n'icyongereza abagiye azi, nago ari wa mwana wiga nyine utazi ibintu. Abantu benshi b'i Kigali bavuga ko ngo abana bo mu cyaro ngo muba murabaswa ngo nago ngo mu cyaro bigisha, ni byose?
akareka barigisha. ubu baramutse babahuje n'abanyakigali aba mbere kuri bo? Twaba aba mbere kuri bo pe. Ni ikihe kigo gishinzwe ibijyanye n'imyigire cyangwa se ibijyanye n'amasomo bakita ngo iki? Ishami ikigo ni ishami cyangwa ubu reka tuvuge ikigo wenda gishinzwe ibintu bijyanye n'imyigire. Rebu na Nesa. Yes, ni icyo ngicyo twavugaga. Nesa izwi mu bijyanye n'iki? Nesa izwi mu bintu bijyanye no gutegura examen nyine z'abanyeshuri. Naho Rebu se Rebu ni nko gukurikirana imitsindire nyine y'abanyeshuri b'igihugu no gukurikirana nyine abarezi tu. None se hano Kigali mugira imishinga ifasha abana? Nako hano mu cyaro mugira imishinga igenda ifasha abana mu buryo butandukanye? Nayo Kopasiyo zirahari. Kopasiyo? Twagiye twumva se iyindi mishinga. Kopasiyo ifasha abantu mu bijyanye n'iki? Ibaha imyenda y'iniforome, ikabafasha kwiga, ikanabarihirira. Okay, murumva rero ni ikigo cyiza nyine gifasha abana mu bijyanye na minerivare, cyaba ibijyanye n'imyambarire. Rero ni byinshi twaganira umunsi ukira n'undi ukaza, ariko reka ikiganiro tugisoreze hano, tuzasubire ubutaha. Nari Bosco Nsabimana, icano ni Kamatoki TV. Ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo ukurikirane ibiganiro byose bizabera hano ku Ivuko. Ni ikiganiro iwacu ku Ivuko. Mugire ibihe byiza.